bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyemi dusangiye amasomo atagatifu kiliziya yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Misiri yose imaze kuyogozwa n'inzara, abantu batakira Farawo bamwaka ibyo kurya. Farawo abwira abanyamisiri bose ati, nimusange Yozefu mukore icyo bategetse. Inzara ikwira igihugu cyose. Yozefu niko gukingura ibigega byose yahunitse mu mijyi, agurisha abanyamisiri ingano. Inzara iranga irakomera cyane mu gihugu cya Misiri, ariko ibindi bihugu biza bigana Misiri ngo bagure na Yozefu ingano. Koko rero inzara yari yabaye icyago ku isi yose. Bene Isirayeli bagera rero mu Misiri baje kugura ingano nk'abandi bahashyi, kuko inzara yari ikaze mu gihugu cya Kanahani. Yozefu niwe watwaraga igihugu cyose, akaba ari we uhahisha abaturage bose. Bene se rero baraza baramuramutsa bubitse umutwe ku butaka. Yozefu abonye bene se arabamenya, ariko abahisha uwo ari we, ababwira abakanika. Nuko abafunga iminsi 3. Ku munsi wa gatatu Yozefu arababwira ati, nimukore uko ngiye kubabwira, mukunde mubeho, ntinye Imana. Niba muvugisha ukuri, umwe muri mwe agume ino ari imbohe mu nzu mufungiyemo, abandi mugende mujyane ingano zo kurengera imiryango yanyu ishonje. Hanyuma muzagarukane murumuna wanyu w'umuhererezi, kugira ngo tuzagenzure ukuri kw'imvugo yanyu, mutazapfa mugashira. Babigenza batyo. Barabwirana bati, ni ishyano, twese twacumiye kuri murumuna wacu igihe yari mu kaga, yishwe n'agahinda, ntitwumwumve kandi atwinginga. Nicyo gitumye natwe tugwa muri aka kaga. Rubeni niko kubasubiza ati, sinababwiye ngo mwoye guhemukira uwo mwana? Ariko mwanze kunyumva, none dore amaraso ye arahowe. Ntibamenya yuko Yozefu ahita yumva ibyo bavugaga, kuko yari yanze umusemuzi. Yozefu abasigaho, ajya ahiherereye ararira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yanjye agushingiyeho. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, muramucurangira inanga y'imirya 10. Nimuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze muranguruye amajwi. Uhoraho yaburijemo imigambi y'amahanga, ibitekerezo by'imiryango abihindura ubusa. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Uhoraho niwe uragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu ahamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, n'ubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohani murumuna we, Filipo na Bartolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo, Simoni w'Ikana, na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye. Abo 12 Yezu abohereza mu butumwa, kandi abihanangiriza agira ati, ntimwerekeze mu karere k'abanyamahanga, kandi ntimwinjire mu mijyi y'Abanyasamariya, ahubwo musange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Bakristo bavandimwe, amasomo tumaze kumva aratwibutsa ko umugambi w'Imana ushyira ugasohora. Yozefu wagurishijwe n'abavandimwe be babitewe n'ishyari bamugiriye, igihe yagize inzozi z'uko yabonye bamupfukamira. Yabonye ibyagaragazaga ko ari we uzarokora
akarengera abavandimwe be. Baramugurishije rero, ntibamwitaho kandi ari mu kaga, ntibumva agahinda ke, barahemuka, baramuhemukira. Uyu munsi turumva baza bamugana bamusaba ifunguro. Burya umunyarwanda yavuze ko imbwa ari eshatu, hari imbwa imoka, nibyo, hari imbwa isaba uwo yimye ndetse n'imbwa yima uwayihaye. Aba rero bimye umuvandimwe ubuzima, none baje kumusaba ngo abaramire, arengere imiryango yabo, abafashe. Nubwo batazi ko ariwe bagana, ariko Yozefu we yarabamenye, ababazwa n'ibibi bamukoreye, arizwa n'ubugome bwabo. Icyo twakigira kuri Yozefu uyu munsi ni ukwirinda kugira nk'uko undi agize. Icyo twakigira ku bavandimwe be ni ukwitandukanya n'icyatuma duhemuka, tukitandukanya n'icyatuma tubangamira umugambi w'Imana. Mu by'ukuri dukwiye kwirinda gucumura ku Mana no ku bavandimwe bacu, twitandukanya n'icyadutera kubabangamira cyose, twitandukanya n'ubuhemu ubwo ari bwo bwose, kwita ku bari mu kaga bishwe n'agahinda kandi badutakira, tugirira impuhwe abatwinginga ngo tubatabare, twanga ubuhemu aho buva bukagera, twirinda kwihorera, twirinda kuyoborwa n'ishyari, twubaha Imana dukurikiza ibyo Yezu adutorera. Yezu Kristo rero mu ivanjiri arahamagara abigishwa akabatoramo intumwa. Abigishwa rero ni babandi bose bamenye ububasha bwa Yezu ko buturuka ku Mana, bakemera guhindura imigenzereze, imyumvire n'imiterere yabo kugira ngo bemere uw'Imana yatumye. Abo ngabo rero biteguye gukurikira Yezu, abaha ububasha bwe, abasangiza ububasha, akabita intumwa, abohereza mu butumwa kuko bari bamaze kumenya neza ari we. Bamaranye igihe, arabatuma kugira ngo bajye hose bamamaze ingoma y'Imana. Abatuma tubona ko basangira nawe ububasha, ndetse bakagomba no gusangira nawe ibigoye yanyuzemo. Muri ubwo butumwa rero Yezu abaha amabwiriza yo kugenda bajya mu miryango y'Abisiraheli. Ibi bivuze ko umuryango w'Isiraheli wagombaga kubanza kwakira inkuru nziza, maze ikazagenda yaguka mu gihe bo bazaba barangije kuyakira, kugira ngo babashe no kwigeza ku bandi, bumve ubutumwa bafite bwo kugeza ku bandi ingoma y'ijuru. Ububasha Yezu rero aha abo atoye ni ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana. Umukristo wese agira ububasha bwo kwirukana roho mbi bishingiye ku kwemera afitiye Kristo. Ahabwa ububasha bwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose, bwaba ubwa roho ndetse n'ubw'umubiri. Ahabwa ububasha bwo kwamamaza ingoma y'ijuru. Dusabe rero Imana iduhozeho ineza yayo, natwe duhore dushingiye amizero yacu kuri yo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha abarinda bakomeza bite babaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.